naho ngahura nambwira ati baza umuntu w'umugabo nyine uzukanganiriza akambira ko ahindukiza umugore we ngo ahindukire nabyemere kandi wamba bari kongera kukaza kuko uzagarata mu bwonko buretse gatoya Kimenyi yabwiye uno mukobwa yuko buretse man nawe wishire mu mwanya wa Muyango bro sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire mureke guca hirya ngo didi ngo nde oya kuko ibi butiku ntago bwazapfa burangiye muvugisha Kimenyi yageze ahantu ahindukiza umugore we ikibazo buretse nge ndi gukubwira nge se ndakubenge nose nge urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye simwe muri bamurangoroga simwe muri bamuravuga ngo ninge wasenyeye Muyango we warwana we oya nyine bavuze ngo biravugwa yuko ngo wabigizemo uruhare ndakuyamye w'insaza de card ngo mwararanaga ngo mukabari mugatahana mu rugo none se tutarara mu kabari ko tuba turi gushaka amafu we cecekere umve nge Keza reka twaravuganye niko kereka Imana ibabari ibera kubwiye ngo ahindukiza ngo madama kangagwindukira kuri WhatsApp yawe audio guhaye ngiye kurya so abariyo nkina mani nuko nanjye mfite ibi audio nkubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo Muyango passe uri kumva God damn it. No Keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo kunyeke amubaza ngo nase ngo Muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbaza nyuma y'ibi ngibi reka twumve icyo Muyango abivugaho ariko ubundi mwamaye na yari code nigeze kuri code gatege turi guhamagara ndetse ari kumbwira ubundi Kimenyi niwe Kimenyi ni uri inyuma y'ibi bintu byose mureke guca ku ruhande muvuga ngo ibingi oya wenyine kandi nako nani wowe Godfather urabizi kuko Kimenyi nawe aravuga shu sibyo kandi Keza nawe Kimenyi muraganira sibyo Kimenyi agira umunwa icecekere de kati buretse mbabarira w'imvugo Kimenyi agira umunwa